biba bigeze ku rundi rwego. Ariko niba azi neza yuko umugabo we ataramukubita, ari ingeso yo kumuca inyuma gusa no kuba yakora utundi tugeso tw'abagabo, natwihanganiye. Utwo ni utugeso tw'abagabo tugeraho tugashira. Vestina, ndakugira inama yuko wakomeza ukabana n'umugabo wawe, kuko umugabo uko byagenda kose iyo agiye aragaruka. Ibyo ari gukora byose umenye yuko hari igihe kizagera agahindukira akagaruka. Buriya abagabo ntabwo ari kimwe n'abagore, ko biri kose azagera aho ngaho yumva yuko ibyo ari gukora atari byo, yongera agaruke. Navuga ngo yaranshukashutse, aranshuka kubera ko urumva njyewe navuye mu cyaro ndi umwana n'ubundi nzi Kigali. Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 16. Hello guys, nizere ko umeze neza cyane aho muri Bwotamasimbi. Uyu munsi tubazaniye umutumirwa, ni umukobwa mwiza cyane ariko ufite story ibabaje cyane. Ndagira ngo ukane subscribe tugumane ubashe kumenya imvo n'imvano ya story ye. Nzi neza ko uri bukuremo amasomo, nzi neza ko uri bukuremo inyigisho, kuko ubuzima bw'abandi buberaho kwigisha abandi kugira ngo ubuzima batazabunyuramo, cyangwa se niba nabunyuramo ntibazihebe, kuko byose bibasha kuba byahinduka. Banse tubwira amazina, ese bakwita gute? Banyita Esperance Asifiwe, nuruka mu karere ka Ruhango. Ubu ngubu nkaba ndi gukorera Kicukiro, karere ka Kicukiro. Niho ndi gukorera. Nese wageze i Kigali ryari? Byagenze gute kugira ngo uzi Kigali? Ese niki cyatumye uzi Kigali? Ikintu cyatumye nzi Kigali ni ubuzima bwari bugoye, butari bwiza. Abantu baba mu cyaro barabizi, n'abantu bahabaye bari i Kigali ubu ngubu barabizi ukuntu ubuzima bwaho baba bugoye. Nese ufite ababyeyi bombi? Mfite mama wenyine. Okay, ufite mama wenyine. Yego. Nese niki cyatumye udakomeza kubana na mama wawe ukahita uza kwibera i Kigali? Ubushobozi, nta bushobozi yari afite bwo gukomeza bw'uko nahaguma. Naje i Kigali kugira ngo nanjye nshakishe ndebe ko byibura hari ikintu najya mumarira. Ubwo naje i Kigali mvuye mu ishuri. Wagarukiye mu kangahe? Garukiye mu 6 primaire, kubera ubuzima biranga mbyihorera nzi Kigali. Naje i Kigali 2017, njya gutangirira akazi ko mu rugo i Bugesera. Ese niki waburiye mu kazi ko mu rugo? Byagenze gute? Waje gute? Ninde wakuzanye? Ikintu nahuriye no mu kazi ko mu rugo ni ubuzima bwabo buba butoroshye. Mu kazi ko mu rugo ntabwo ibintu byabo biba byoroshye. Hari igihe uhura n'umumabuja ukaze cyangwa se bosi. Abantu bakora akazi ko mu rugo ndabihanganishije, ntabwo biba byoroshye. Umuntu wanzanye ni umuhungu duturanye, yambwiye ko yari yanshakiye akazi mu gipangu akoramo, ko nta mukobwa wundi bari bafite. Arambwira ati dufite akazi, ibintu tujye gukorana njyewe nawe. Twaragiye tujya i Bugesera 2017, niho nagiye gukorera. Njye nareraga abana wiwe agateka, akora ibintu byo mu gikoni. Ubwo narahabaye nabaye amezi 8. Mu mezi 8, amezi 4 ashize niho numvishe nkumbuye mu rugo. Tanjya kubasura, navuye mu rugo ngaruka mu kazi. Amezi 5 ashize niho uwo muhungu navuga ngo yaranshukashutse, aranshuka kubera ko urumva njyewe navuye mu cyaro ndi umwana n'ubundi nzi Kigali. Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 16. Nzi Kigali. Urumva ukuntu biba bimeze. Aba bakobwa turi twiyumva ukuntu biba bimeze.
amezi 5 ashize yaneye inda. ariko waramukundaga? Ya naramukundaga, Mwarakundanaga? twarakundanaga. Mm. Anera inda. Iyo nda namaze kuyisama ndabimubwira, bimubwiye arabyanga, yanga kubyemera. Ariko nyine kubera ko mama wanjye twarumvikanaga, yarankundaga, ndamwihorera ndavuga nzarera umwana wanjye nta kibazo. Byageze aho gukora birananira, ndataha. Nageze mu rugo, mama wanjye n'ubundi akomeza kunshyigikira, ariko ambaza umuntu waneye inda, ndamubwira, mubwira ko ari uwo muhungu twakoranaga. Mama wanjye n'ubundi akomeza kunshyigikira, aranshyigikira, ubuzima burangora, buba bubi, ntibyaba byiza, ndakamirika, njya guhinga na mama, urumva ndabyara, amezi 9 ashize ndabyara, ndakomeza n'ubundi ndera umwana agize umwaka, mbona biranze. Na mama wanjye abona biranze, arambwira ati rero jya gushakishiriza umwana. Nanone ndahaguruka ngera ngaruka i Kigali. Nagarutse i Kigali 2020. 2020 niho nongeye kugaruka i Kigali. Naje i Kigali, nanone njya mu kazi ko mu rugo, nakoraga Kamageni. Nkora Kamageni, nkorera umuryango. Noneho naje kurera umwana, ahubwo naje nje kubikora byose, kurera umwana no gutunganya ibyo mu gikoni, akazi ko mu rugo kose. Nagakoze umwaka umwe. Mu mwaka umwe, muri uwo mwaka nahise nshakamo umugabo. Wa wundi mwabanaga nyine? Uwundi twaje guhura n'umuntu, we yari yaranyanze. Naje gushakisha, duhura n'undi muhungu, arankunda, nanjye ndamukunda, turabana. Wanamusezeranye cyangwa twabanye gutyo gusa tudasezeranye? Nyuma hari 2020 nyine? Hari 2021 ko nakoze umwaka umwe. Dushaka umugabo. Uwo mugabo muracyabana? Oya, ntabwo tukibana. Yaje kugenda gute we? Twarabanye biranga, iby'abagabo, iby'umugore n'umugabo by'iki gihe byo ni danje. Byagenze gute? Tubwire. Nabanye n'umugabo, uwo mugabo yari afite umugore. Yari afite undi mugore, babyaranye umwana w'umuhungu. Urumva nyine kuba ufite umuntu muhanganye. Noneho uwo mukeba wanjye twari duturanye. Uwo mwana w'umuhungu yari afite imyaka nk'8. Ubwo yanga kubimbwira, arabimpisha ko uwo mwana ahari. Nza kubimenya ari uwo mwana ubimbwiye, yaje kumusura. Araza aramusura, ndamubaza, kunsura, aje gusura ubwo na papa we ntabizi. Uwo mwana akajya ambwira ngo hari ikintu nshaka kukubwira. Umwana akajya akomeza kumbwira ngo hari ikintu ashaka kumbwira. Mbwira se wa mwana we urashaka kumbwira iki? Byageze aho arambwira ati, uzi ko papa wanjye yaje mu rugo akanzanira umugati? Ese papa wawe ninde? Kuko uwo mwana ntago nari muzi neza, urabyumva, ntago nari nzi papa wiwe wa nyawe. Nari nzi mama we ariko nazi papa we, ko yabanaga na mama wiwe. Mama we yabanaga na nyirakuru. Mama we ariko utazi ko mama we ari umugore w'uwo mugabo wanjye. Ubwo byageze aho uwo mwana arabimbwira, arambwira ngo papa we yagiye kumusura amushyiriye umugati n'ikabutura. Ndamubaza se papa wawe ninde? Papa wawe aba hehe? Urumva nyine nanjye nasengira amatsiko yo kumenya papa wiwe ninde, papa wawe aba hehe. Ubwo arambwira ngo papa wanjye se si Korode? Papa wawe ni Korode wuhe? Ati uyu nguyu mu bantu.
numva ntabwo nyine binteye ikibazo kubera ko nari nzi neza yuko byanze bikunze hari igihe umwana abeshya. Ubwo papa we arataha ndamubaza ese uriya mwana umeze gutya na gutya ni uwawe? Arambwira ati ni uwanjye ariko ntabwo mwemera. Kubera iki utamwemera? Ngo mama wiwe namuteye inda ari umunyeshuri ariko ntabwo mpamya yuko uwo mwana ari uwanjye. Urumva nyine nawe yabikoze nk'uko we byari byarakugendekeye ariko ntabwo niriwe mbitindaho ko nzi uko nanjye byabaye, ntabwo niriwe mbitindaho. Ubwo ndabyihorera. Bigeze aho ngaho bashaka kujya kumwandikisha, urumva bari bataramwandikisha mu irangamimerere, bashaka kujya kumwandikisha. Bashatse kujya kumwandikisha rero arabyanga, ubwo bamutwara ku kagari. Nyine uwo mugore yagiye kumurega ko yanga kwishyurira umwana ishuri, yanga no kumwandikisha mu irangamimerere. Abashinzwe umutekano baza kumutora, baramujyana ku kagari. Ubwo baba bamugumishijemo ariko baramufunga. Ubwo rero kubera utwo tuntu twose yagendaga akora kandi akamisha, nza kugera aho ngaho numva ndarambiwe. Nageze aho ntwara inda ndasama. Urotwaye inda ye iyiwe ndasama. Nyine aranserereza, akajya ahora amoza ku nkeke. Abonye nwite akajya ahora amoza ku nkeke, akajya numva nyine akanzengereza umutwe. Mu mutwe haragenda ndagurumana. Abagore n'abagabo barabizi ukuntu biba bimeze mu rugo. Ntabwo ngiye kuvuga byinshi mu by'urugo mu by'umugore n'umugabo, ariko barabizi ukuntu biba bimeze. Nyine ntabwo byagenze neza. Ngera aho ngaho numva ndarambiwe, ndataha njya mu rugo. yaragukubitaga se? Yarankubitaga ko rimwe na rimwe hari igihe yazaga yanasinze akanankubita, akambwira ibiryo akabimena. Ibyo byose ni ibintu byatumye numva ntabyihanganisha. Njya mu rugo mamarayo nkwita inda ya kabiri. Mamarayo namazeyo ukwezi kumwe. Yari afite bashiki biwe, uwo ni baramukazi banjye na mama wiwe. Bahita bavuga ati ntago uriya mugore ntago agomba kubyarira uriya mwana wacu hariya, tugomba kumugarura. Barateranye barabiganira barangarura. Ubwo inda yari imaze kugira amezi 8. Yari yabaye nyarwege. Nsubirayo tongera turabana, twakomeza turabana. Habura ukwezi kumwe ni nkaho ari nk'ibyumweru nka 2 hari byari bibura ngo mbyari. Nanone yongera nesha umutwe, ndongera ndatega ndataha. Ubwo yarasindaga cyane, noneho bikabije birusha uko kwa kundi yari amize imbere. Noneho agasinda akaza arumva mbese akankubita kandi nwitinda nkuru uko byumva umuntu w'amezi 8 n'igice. Urumva ukuntu biba bimeze, ntabwo aba yakagombye gukubitwa cyangwa kubwirwa nabi. Ubwo rero akambwira nabi, akantuka, nkajya kubwira mama we amwigisha inama, mubaze nabigenza gute ko mbona Claude noneho byanze. Arambwira ati rero mureke ndaza kumuhana. Arahana biranga. Byanze rero mushiki wiwe wabaga Karembure ubu yarapfuye. Mushiki wiwe yari yararwaye amara, ajya i Kanombe, bajya kumubaga i Kanombe, agwa ku iseta. Niwe muntu mu buzima watumaga njyewe na Claude tubana. Yaramfashaga, yaramfashije mu rugo rwanjye, n'ahari mu ijuru. Imana izamuhere umugisha. Mama Muhoza ndamushimira cyane nubwo yagiye, ariko ndamushimira cyane yatumye byibura hari aho
ingero yatumye byibura ntanajya mu rugo igifite amezi matoya. Ubwo nagiye ibyo byose byabaye ariko mama Muhoza atagihari kuko we yaramucyahaga yaranamutinyaga cyane. Ubwo rero ngeze aho urabyumva, mama Muhoza yarapfuye, nta muntu ngifite, abo mfite baba bihugiyeho, abo baramukazi banjye, habura ibyumweru 2 ngo mbyare. Rero nibwo nanone yongeye aranserereza ongera nsubira mu rugo. Ndabyibuka habura nsubiye mu rugo naragiye ndiyemeza ndavuga ni pe nzabyarira mu rugo. Narahabaye ndakomeza ndahaba, habura umunsi umwe ngo mbyare. Hari haburaga amasaha 24. Ngiye kubona mbona barateranye bohereje musaza wanjye wo kwa mama wacu, ari nawe bakoresheje iyo nama yuko bagomba kungarura, y'ukuntu bagomba kungarura, ko nagomba kuhabyarira nk'uko n'ubundi bari barabyiyemeje. Habura umunsi umwe hari amasaha 24 nagiye kubona mbona bohereje musaza wanjye wo kwa mama wacu, arambwira ati tugomba kugenda. Ubu se nona nona tugomba kugenda. Hari ku isabato yasanze ndyamye, urabyumva nyine ukuntu nari imeze. Ubwo twaragiye, twarapakinze tuhita tugenda. Nagezeyo nka saa 8 saa 9 gutyo, turarya ibiryo birananira, nkumva mu ndange ndimo sinzi ukuntu meze, kurya biranga, byaranze indirange ibwo ndahita mfata nka saa 10 ndiramfata merekeza mu musaza wanjye wo kwa mama wacu, numva hari utuntu turi kunjye. Naratashye ngeze mu rugo ndaryama, yaramfashe. Ubwo kuryama biranga, naraye kunda saa 11:02 za mu gitondo ubwo nabyaye. Muwe mwaka 2021 kwa 12 nibwo namubyaye. Ubwo bahise banjyana kwa muganga, nabyariye Bethsaida. Ubwo bankorera ibisabwa, maze kunkorera ibisabwa barangurira ibyo bangurira, imyenda y'umwana. Umugabo adahari? Umugabo yarahari kuko yansangaga n'iwabo, ariko iwabo bageze aho ngaho ndi kwa muganga baravuga ati ntago umugore yataha ngo atahe hano, ahubwo agomba gutaha mu nzu twamushakiye. Bahise badushakira inzu, baratwishyurira inzu ndi butahemo n'uwo mugabo wanjye. Naragiye ntaha muri iyo nzu, natashye muri iyo nzu nsangamo buri kimwe cyose tuyibanamo, ariko nta mutaka bari banguriye wo gutwikira umwana. Natashye ntawo banguriye. Nagezeyo igihe cyo kujya gukingiza umwana kiragera, ndabyuka mu gitondo ndamubaza ise kutangurira umutaka wo gutwikira umwana, ntago ndajya gukingiza umwana n'izo. Angije arambwira ngo nta mafaranga afite. Ndamubwira rero ntago njya gukingiza umwana nta mutaka. Ubwo icyo gihe biba rwaserera ngo ajya iwabo, arabwira ngo namuteje akaduruvaye ngo nta mutaka. Yarafite mushiki wiwe nawe wari warabyaye iwabo gutyo, nk'ubwo buryo nyine bwo kubyarira iwabo. Arambwira ngo ningende njya gukingiza umwana ngo nta mutaka, ngo kubera ko numva ngiyi si irikaraga, ngo jya umenya ubuzima ngo nyine ngo uko buhinduka. Arabwira ngo nanjye najyaga gukingiza umwana wanjye ngo nta mutaka, ngo nta n'agashuka, ngo kandi ngo narabyihanganiraga, ngo nawe rero ngo igerageze ubyihanganire ngo ujyeyo. Ndabwira ati ntabwo njya gukingiza umwana nta mutaka. Urumva nyine nakoze nange wo mwigaragambyo, narigaragambije, ariko nyine
numva agahinda karanyishe ndababara ndavuga ni koko mbe narabyaye umwana wa mbere mubyariye mu rugo kwa mama wanjye, mbe ntarabuze umutaka, mbe ntarabuze agashoka, mba ntarabuze buri kimwe, nimbyarira ku mugabo mbibure. Agahinda karanyica ndababara, numva umwana wanjye ni agahinda, namureba nkumva namubasigira nkagenda, ariko nanone kuko yari uruhinja urabyumva, ariko ambabarira umwana wanjye narabitekereje kumusiga, akambabarire ntabwo nanjye yari ngiye bwari ubuzima. Nageze aho barambwira ngo umutaka tuwuvaho, ubwo no gucya gukingiza ndabyihorera. Ariko undi munsi ukurikiyeho ndavuga ntabwo ari bo ndi guhima, ahubwo ndi guhima umwana wanjye, ko kwa muganga bakingiraga buri wa kane impinja. Kwa kane harageze ku kindi cyumweru njyayo noneho nta mutaka. Icyo gihe ndi mu nzira izuba ryaravuye mpura n'umukecuru, ambwira ati mwana wanjye kuri kwicisha umwana izuba, arebye abona ni agahinja, arambwira ati kuri kwicisha aka gahinja izuba, agahinja kangana gutya ukakicisha izuba? ndamubwira nta mutaka. Kubera iki se utaguze umutaka? Nta bushobozi. Umukecuru yanguriye umutaka, yarambwiye ngo ninze tujyana ahantu angurira umutaka. Twaragiye, nari ngeze mu Kagarama, umukecuru angurira umutaka. Uwo mukecuru yanguriye umutaka, ntahana umutaka. Uwo mutaka natahanye wabaye ikibazo, ngo nawukuye hehe, ngo nabwiye umugabo ngo wanteye inda ubwo ngo arawongorera, nawuba rwaserera uteza ikindi kibazo. Uwo mutaka wateje ikibazo gikomeye kuri uwo mugabo, ariko ndamwihorera mbibwira mama we, mbisobanurira mama we. Mama we arambwira ngo kuko yari yampaye amafaranga ya tike iri bunjyane cyangwa iri bungarure, ngo nkore kimwe muri icyo. Nimbona izuba ritavuye mu gitondo ngende, nimbona ryavuye ntege ingaruka cyangwa ngenda. Yari yampaye amafaranga 500. Uwo mukecuru anguriye umutaka, ariko bibi nambara ntashye, bibi nambara mfite umwana w'ibyumweru 2. Umwana w'ibyumweru 2 na musaza, urumva umuryango wari utangiye kujya kunsura. Musaza wanjye wo kwa mama wacu uwo nguwo yaje kunsura, murumuna wanjye aza kunsura, merekeje uwo musaza wanjye wo kwa mama wacu. Naraje nsanga uwo mugabo, kuko nari impetse umwana, uwo mugabo yafashe ibintu nyigendeye, nsanga yagiye ansize muri iyo nzu ku mwana w'ibyumweru 2. Nahise njye iwabo, njya kubibwira iwabo, ndababwira nti umuhungu wanyu yagiye. Barambwira ati rero jya kuzana bya bintu niba ari ibisigaye mubizane, n'abandi habaga abana kwa mukecuru aho ngaho b'uwo mumama, b'uwo mukobwa muramukazi wanjye, bati mugende mubizamure uzube hano. None narabizamuye mba kwa mukecuru kwa mabukwe. Narahabaye, uwo Claude hashize nk'icyumweru araza. Ubuse Claude yagiye hehe? Ubundi yakoraga iki? Yakoraga ibintu by'amafarini, by'amacapati, agakora imereti. Nyine yari afite akantu k'agaseta yari afite, yakoraga amacapati umuntu akamubwira ati nkorera capati, undi ati nkorera speciale. Yacuruzaga ibintu nk'ibyo. Ubwo rero aho yari yagiyeho ntago nahamenye, kuko gusa yaragiye, sinamenya ngo yagiye he. Ndamwihorera, ubwo njya kuba kwa mabukwe. Mabukwe arambwira ati urabanga amezi 3 umwana abanza ave mu buhinja, wenda turaba tureba uko bimeze, uzabona utahe ujye mu rugo. Icyo gihe naragiye mba kwa mukecuru
kwa mabukwe wanjye ndamukunda cyane, ni umukecuru mwiza cyane. Ndahaba baramfasha, bambera abantu beza, umva sinzi ko nabivuga. Byageze aho ngaho mu cyumweru kimwe Claude araza arababaza ati se ati kuki mwacumbikiye uyu muntu, kuki mutamuretse ngo atahe? Baramubwira bati ntabwo twari gufata umwana w'amazi ngo w'ibyumweru 2 ari amazi ngo tumubwire ngo jya mu modoka ucyura umwana, twaba tutari abantu. Ubwo arakomeza arababaza impamvu batandetse ngo ntahe, ko barakomeza kumubwira yuko batari kumfata ngo mfite umwana w'ibyumweru 2 ngo ngende. Baraceceka, ubwo baramwihorera. Mama wiwe akomeza kunyitaho, kangurira igikoma, icyo musabye cyose yabashaga kukimpa. Nabaye aho mpaba amezi 2. Mu mezi 2 yaraje arababwira ati sinshaka ko uyu mugore abaha wari Claude. Yaraje arababwira ngo sinshaka ko uyu mugore abaha, natahe cyangwa se agaruke tubane. Ndamubwira ntabwo niteguye aka kanya kubana nawe. Niba wowe ubwawe waramfashe ukanjugunya mu nzu mfite umwana w'ibyumweru 2, nta mutima ugira. Ntabwo rero nabana nawe. Ndamwangira, iwabo babigira ibisoza arabidurumbanya ati ntabwo nshaka gukomeza kubanga aha rero mu rugo. Urumva nanone aragaruka arongera araza abigira ibindi. Ubwo icyo gihe bwo barambashije ngo ni imitemo, barateranye umuryango uraterana, barambwira ngo ni imitemo, niba ari ukugenda nkamusanga cyangwa se niba ari ukujya mu rugo. Nabwiye ndashaka kujya mu rugo ko ntabwo nari niteguye kubana nawe, nari naramurakariye. Ndabwiye ndashaka kujya mu rugo. Bati rero urumva ko yabyanze, n'ubundi azakomeza kuza agutesha umutwe uri hano, n'ubundi reka tuguhe itike witahire. Ndavuga ati nta kibazo. N'ubundi bamaye itike, ndataha njya mu rugo, mpabana n'umwana. Kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi ntabwo twongeye kubonana. Haciyemo imyaka ingahe? Umwana afite imyaka 5. Umwana afite imyaka 5. Kuva icyo gihe kugeza n'ubu ngubu ntabwo twongeye guhura, ntabwo twongeye guhuza. Claude ni mwongeye guhuza na gato? Na rimwe. Yajyaga amamagara nkamubwira ni hamagara, ujye uhamagara mama mubwire ibyo ushaka kumubwira, njyewe undeke. N'ubundi nagiye mbana n'umwana wanjye mu rugo, turabana. Ubwo numva n'umwana wa 2, turabana. N'ubundi ubuzima burongera buba kwa kundi burakakara, burahindukira, ndongera mbaho nabi, ndongera ndateseka. Ariko bigeze aho ngaho nanone umwana agize imwaka n'amezi 5, ndongera ndagenda njye Kigali. Nanone musigiye mu rugo. Ndongera njye Kigali. Ubwo bwo byari bibaye 2023 bihera. Ndongera ndamusika, ndaza nshaka amafaranga. Nibwo waje hehe, wahise ukora iki? Naje mu kazi, naruhukiye hano San Francisco, munsi ya San Francisco, hano ni Boyi, niho naje gukorera. Ndakora. Ukora iki? Nakoraga akazi ko mu rugo nanone, ako ndagakora akazi ko mu rugo. Mama umukecuru twabanaga yarakuzemo, ndatekereza uko nkora ako kazi ko mu rugo nkumva singashaka, uko nkora ako kazi ko mu rugo nkumva singashaka, nkumva hari ikintu ngomba gukora kizatuma abana banjye nzabarera neza, kizatuma nzakomeza gukora ariko ntari muri ako kazi ko mu rugo, kizatuma mva muri ako kazi ko mu rugo ko narakangaga. Naje kwicara hasi ndatekereza
kubera nari mfite murumuna wanjye yari yarize ibya salo. Ndatekereza ku bundi buriya nta kuntu nanjye nashaka amafaranga nkazajya kwiga imyuga. Narabitekereje mbiganirizaho mama, ndambwira ma ubu kuko nzagume mu kazi ko mu rugo, ndashaka ko nanjye niga imyuga nkazabasha kurera abana banjye neza nawe ntakurushya, byibuze mbonye umwuga nkakora naba nafata n'abana banjye nkanabarera ntakugoye. Mama arambwira ati icyo nicyo ugomba kwiga umwuga. Ubwo byageze aho mama aza amezi 2, mama arambwira ati n'ubundi ngwino, amafaranga mfite mu bushobozi bwanjye dushakemo umwuga wige. Ahantu nagiye kwiga twabanjije kwishyura 57,500 kugira ngo ntangire, ubundi buri kwezi twishyuraga 15. Mama arambwira ati ntago 15 tuzajya tuyashaka tuyabone, ariko wige. Ubwo icyo gihe ndabyibuka yagurishije inyana kugira ngo mbone ayo 57,500 kugira ngo mbashe kwiga. Yagurishije inyana, ubwo mpita noneho ntaha. Uwo murumuna wanjye yari afite akazi, we yari yarabonye akazi muri salo. Ambwira tuzajya kubana na murumuna wawe, agiye byibura agira icyo akufasha. We yaribanaga. Naragiye turabana, nkajya njya ku ishuri nimugoroba, n'ubundi ndiga amezi 6 arashira. Twiga aho hantu twahigaga amezi 6. Amezi 6 arashira, narangije mu kwa 9 ejo bundi. Niho nasoje ngize amahirwe, urumva nari ngiye kujya muri stage. Ngize amahirwe naje kugirirwa n'umugisha, umutica wacu watwigishaga arambwira ati hari ahantu wajya kazahigira stage, byibura ukazareba ko banaguhamo n'akazi. Nibwo nahise nza kwa Theogene, migira stage. Ubwo mamaze amezi 2 kwa Theogene. Akazi karatangira ni stage gusa? Kazi karatangiye kuko ubu ngubu ubwo stage nayikoze mu kwa 10, muri uko kwa 10 nako mwuga numva nta mafaranga n'akazi, nubwo aba ari make ariko arinjira uko biri kose. Ubwo rero niyo nkuru y'ubuzima bwanjye guhera icyo gihe 2017 nkitangira kwinjira i Kigali kugeza n'uyu munsi. Icyo nshimira Imana nuko hari aho yankuye, hari naho ndi ubu ngubu. Ngira ngo story yawe ni story ibabaje cyane, ni story kabisa iteye agahinda. Warahuritse, urushako warugiremo ibibazo bikomeye cyane, urushako rwabaye urushako. So niye nama rero wagira abandi bakobwa bangana nkawe, ubagira inama mu buryo bwo kugira ngo batazahura n'ibyo bibazo, cyangwa se bahuye nabyo babashe kuba babyihanganira nkuko nawe wabyihanganiye? Murakoze. Muntu w'umukobwa utaragira umugabo, inama nakugira, sinakubwira ngo shishoza kuko ntago ureba mu mutima w'umuntu ngo umenye ngo uyu nguyu wenda ngazangirira nabi, ariko byibura reba neza ukanure, umva Mana yanjye usenge, kuko Imana niyo yubaka. Imana niyo yubaka pe, kuko ubuzima ni hatari, isi irazenguruka ikakuzengurukaho. Ntiwumve ndi kuvuga ibi ngibi ngo uvuge ngo yewe ngo yararangaye ngo cyangwa ngo ni ubujiji. Ikintu kiba kitarabaye ku muntu umwe kikaba ku bantu 2 cyangwa 3, umva ni ibintu nyine nawe ubwawe utazi, ntago muzahurira. Hari igihe ejo
wibwira ngo ndi umukobwa ngo nzashaka ngo umugabo ngo ufite amafaranga ngo ufite niyo yaba akenye ariko ubona ari umugabo ufite mu mutwe. Banza urebe ngo akora iki, banza urebe ngo uwo muntu famiye meze bite, ubuzima bwe bwa buri munsi ubanza umwige, umuce hasi umuce hejuru, ubanza umwige. Aha, ubundi umuntu noneho ku muntu ibyo bintu byagezeho akaba akakanya wenda yareba iki kiganiro nkoze, nyamuneka iyiteho kuko namaze kubona yuko nanjye ubwanjye byagezeho. Hari aho Imana yankuye, hari n'aho Imana yangejeje. Wikumva yuko ubuzima bwawe burangiye, wikumva ko hariho ubuzima burangiriye, ahubwo nibwo bugiye gutangira. Tangira ubuzima, umenye ngo ndakora iki kugira ngo ibi bigeragezo mbivemo. Icyo ni ikigeragezo, kandi Imana igerageza bazi kwihangana. Ntabwo izakugerageza itazi yuko uzi kwihangana, izakugerageza kuko uzi kwihangana. Ubwo nibwo ubuzima bwawe rero butangiye, kandi Imana ntabwo izahora ikubabaza iteka ryose, ahubwo izareba ivuge turiya mwana wanjye ngomba kuzareba ikintu cyiza namushimisha kugira ngo yibagirwe ka gahinda kose yagize. Rero wa mukobwa we, wa mumama we, urushako rwabaye rubi cyangwa se umukobwa wabyariye iwabo, mwihangane mwitonde, ntabwo ariho ubuzima bwanyu burangiriye. Ubwo rero umukobwa we bitarageraho, we ntago namuvugaho byinshi kuko bitaramugeraho. Urumva we abavuga ati uko biri kose nzashaka umeze uku, ariko siko zamubona, hagarika zamubona. Ikintu uvuga ni ukuri, ngira ngo bagere muri commentaire babivuge. Hari abakobwa bavuga ati ngo njyewe nabonye wa mugabo ukora muri Beneri, ngo wa mugabo w'ibogari, wa mugabo mwiza byatari, ngo njyewe ntago nashaka. Urumva hari abantu bameze gutyo, nako abakobwa hafi ya bose bakiri bato nuko nguko babivugira. Nuko batekereza ngo njye nzashaka umuperezida, ngo njye nzashaka umuminisitiri, ngo njyewe nzashaka mbese wa wundi w'igitangaza. Yumva yuko azashaka umuntu urenze, ariko ntabwo ariko twese tubibona. Hari igihe uzahura n'umuhungu akakubera mwiza, akagufata neza, akaguha ibyo wifuza, akaguha ibyo ushaka. Kimwe nuko hari n'uzahura n'undi nawe akamuka akaza akaba umusinzi, akajya mu bagore, akamutesha umutwe, yatahana nijoro ntamuhahire n'ibyo umugore yashatse, yamugaburira akabimena. Mbese stress ziba ari nyinshi mu rugo. Ubwo rero iyo umukobwa akiri umukobwa waba yumva ari hejuru mu bicu. Ariko ndabafite barumuna banjye bandi munsi, ni abakobwa bose nyine bayumva azashaka umuntu, abayumva warebaga byakugendekeye bite, umuhungu agushuka ate, twe ntabwo badushuka. Ngewe bavuga, hari uwo mfite murumuna wanjye wabambwira ati wabaye ikigoryi, ntabwo washishoje. Nyamara si uko nabaye ikigoryi, ahubwo ni ubuzima umuntu aba agira ngo bumwigishe. Buriya hamenya uwize, kandi ishuri si ukujya kwandika gusa. Ishuri ni iyi si nyine twigisha, si ni ishuri, turi ku ishuri. Isi iratwigisha, isi ikatuzengurutsa, ikagukoza Kacyiru, ikakugarura Kibagabaga, ikagukoza hehe, ikagukoza Remera, ikakugarura. Iyi si irakuzengurutsa ukumva ubuzima bukurangiriyeho, bugufungiyeho amaferi, kumvura bwanze, agahinda kakakwica, ukavuga ati ariko Mana, ubu ni njye wavukiye kuruha. Nkanjyewe noneho ufite mama wenyine, bamvuga ni byibuze iyo papa wanjye aza kuba ahari, si ubu buzima mba ndimo.
kandi nyamara wenda n'abafite ba mama wabo na ba papa babo bafite ba nyabo buzuye ariko bakaba bari guhura n'ubwo buzima. Ubwo rero nta kintu nshinze Imana kuba yaramaye mama wanjye gusa, ahubwo wenda hari igihe byari kuza kuba ari byo bibi kurushaho. Ubu ngubu rero Imana, ndashimira Imana cyane mu mutima, n'abantu babyumve ko nshimira Imana. N'umuntu uri bukurikire aka kavideo kanjye nkoze iki kiganiro aze kumenya ko nshimira Imana cyane, kuko hari aho yankuye, hari n'aho yangejeje. Yankuye muri ibyo bintu byose nazengurutsemo kugeza n'aka kanya. None se wenda tugarutseho gatoya, ni iyihe nama wagira Vestine? Vestina, inama namugira nk'umuntu waciye muri ibyo bintu, nk'umuntu nawe wagize urushako rubi, nk'umuntu uzi story ya Vestina ibiri kumubaho, ni iyihe nama wamugira? Vestina niyihangane, akomere, Imana iramureba, Imana yakoreye ntago ari bayari, icyo nzi cyo izamusubiza. Vestina niyihangane kandi akomere, asenge cyane ku biri kumubaho, Imana None se izamusubiza. arasenga kandi yari asanzwe asenga bikaba byaramubayeho asenga? Nakomeza asenge, ntacike intege, kuko yari asanzwe abirimo, nabigumemo, Imana izamusubiza. Kandi yari yaraguye? Nakomeza Natangiye gushyira imisatsi nk'iyo yawe? Yego, narabibonye, ariko nakomeza asenge biriya by'imisatsi ntago ari byo, imisatsi ntago ariyo tugenderaho tuvuga ngo umuntu yaraguye. Ahubwo kugwana mu mutima. Umutima waraguye sawa, ariko niba umutima we ukiri ku Mana, niyongera azamure isengesho, Imana imwumve kandi izamutabara. Uko biri kose Imana izamwumva. Niye nama rero wamugira ifatika? Inama namugira ifatika, Vestina ntago ari umukobwa mubi. Akomeza abane na Wadrago cyangwa basenye urugo birangire? Oya, ntago namugira inama yo gusenya. Ese cyamubayeho waracyumvise? Numvise ko ngo Wadrago ngo wamucaga inyuma, ngo hari amakamera Vestina yari yasize asetinze ngo mu cyumba no muri salo ahantu hose, ngo aza kubona Wadrago ngo yamenyemo parfum, ngo arayatwika nyine. Urumva kuyatwika byanze bikunze, we yahise atekereza ko ngo yazanyemo abandi bagore cyangwa se abandi bakobwa. Urumva ni nema ngo yirukanye umukozi, atekereza ko ngo Wadrago ngo ashobora kuba yaryamana n'uwo mukozi. Urumva iyo ngeso byanze bikunze kuba yarakoze ibyo bintu byose ni ibintu yari amuziho, kandi arabizi neza ko yari afite n'umugore muri Burkina Faso. So niye nama wamugira rero kw'ibyo ngibyo mvuze haruguru? Bimeze gutyo rero, ntago wagira umukobwa ngo inama yo gusenya. Oya, nakomeza afatireho abane na Wadrago, nakomeza afatireho, amenye ubwenge, amenye icyo agomba gukora. Niwe uzi umugabo we babanye mu nzu, niba ashaka baba barabanye icyumweru kimwe, ariko aramuzi neza. Buriya umuntu mubana mu nzu icyumweru kimwe uba wamaze kumenya uwo ari we. Kuba yaramaze kumenya yuko afite ako kageso, agomba kukihanganira uko yarakabonye. Yego, wenda ntago yari abizi neza yuko agakora ako kageso mbere batarabana, ariko abimenyeye, nasenga Imana imuhe igisubizo, kandi akomeze abane nawe nyine, yitonde, ashishoze. Oya, ntibakamuca inyuma, ntago yabikora nawe areba. Ubwo se urumva we yabikora areba? Oya, ntago abikora areba. Uko biri kose ntajya abimenya, ajya byirengagiza. Kuko buriya umugabo iyo yaguciye inyuma rimwe, akaguca inyuma kabiri, gatatu, akabigira ingeso, akabona weho ku giti cyawe ntago ubyitayeho. Uko biri kose aravuga ati ariko ubundi buriya uriya mugore nawe nkorera ibi bintu byose, kandi wenda nabibona, ntavuge ati ntagira n'ikintu anabimbazaho, wenda kubera iki ngewe nkomeza, akaba wenda yagaruka akabireka.
umugabo icyo nzi cyuko biri kose ntago agenda kimwe n'umugore. Umugore waciye inyuma umugabo akagenda biba byarangiye, agenda agiye. Ariko umugabo iyo yaciye inyuma umugore akabona rimwe kabiri aratashye bibaye amahoro, arashicetse, akabona arongera aratashye bibaye nk'ibisanzwe, umugore akabona akomeje kumwita. Vestina, ndakugira inama yuko wakomeza ukabana n'umugabo wawe, kuko umugabo uko byagenda kose iyo agiye aragaruka. Ibyo ari gukora byose umenye yuko hari igihe kizagera agahindukira akagaruka. Buriya abagabo ntabwo ari kimwe n'abagore, ko biri kose azagera aho ngaho yumva yuko ibyo ari gukora atari byo, byongera agaruke. Hari igihe ushobora kuruvamo waza kuba mu bundi buzima, uvuga uti wenda reka mve muri ubu buzima ndimo bukakaye bw'umugabo wanjye njye mu bundi buzima. Ugasanga ni ahubwo isi igiye kukubona neza. Anje baciwe mugani usiga ugusanga wirukira ugusiga ugasiga ugusanga. Wirukira ugusiga ugasiga ugusanga. Kandi hari igihe ngo ujya ngo bamugani baje kuna bivuga ngo hari ngo wanga uryi wanga uguguna igufwa ukazana urimira bunguri. Ukazana urimira bunguri. Rero hamwe n'amasengesho nta kidakunda. Arasenga Vestina, urasenga ndabizi, ndagukunda, ugira indirimbo nziza, naragukurikiranaga mu ndirimbo zanyu wowe na Dorcas, ndabakunda. Inama nakugira ni yuko wakomeza ukubaka, ntasenye icyaba cyose yakubitwa, yacibwa inyuma, niyihangane. Wenda gukubitwa bwo hari aho ngaho biba bigeze kurengera ku rundi rwego rwo gukubitwa, biba bigeze ku rundi rwego. Ariko niba azi neza yuko umugabo we ataramukubita, ari ingeso yo kumuca inyuma gusa no kuba yakora utundi tugeso tw'abagabo, natwihangane. Utwo n'utugeso tw'abagabo tugeraho tugashira. Iyo yatashye akabona umugore nta kintu bimubwiye, yataha akabona nta kibazo afite, yariye, yanyweye, ibintu byose abiciye amazi. Niba afite akazi yakagiyeho, yakoze, yatashye, yitayeho. Iyo umugabo atashye akabona umugore ari kwiyitaho birushijeho, uzarebe nk'umugabo iyo yahukanye, iyo avuye mu rugo akagenda, umugore akarusigaramo, akavuga ati sha reka nze nkore, nshyira amaboko hasi nkore, agakora ibintu bikaza, umugabo aragaruka. Kandi wenda yari yaramusize agasanga abandi bagore cyangwa undi mugore w'inshoreke, arongera agahindukira akagaruka. Rero Vestina nawe namwereke ko atabyitayeho. Vestina, ireka umugabo wawe kutabyitayeho, ibyo agukorera byose utabyitayeho, ntaguca inyuma. Byihorere, ntubyiteho. Utugeso twose tw'abagabo bakora, niba uzi neza ko uwo mugabo wawe adukora, wimwereka ko byitayeho, mwereka ko utabyitayeho rwose. Igihe nikigera we ku giti cye azahindukira abone ko yibeshye, ibyo ari kwirukankamo byose nta mumaro. Vestina utuje, Vestina uri gusenga, Vestina w'umwana mwiza mu rugo, umumama mwiza ushima Imana, wiyitayeho, azagaruka. Kandi rwose wigira ikibazo, azagaruka umugabo wawe. Urakoze cyane, ni ukuri inama ugire Vestina ni nziza, ndetse na story yawe y'ubuzima bwawe uburyo ihagazemo. Ndagira ngo abantu bayigireho, bamenye ko ubuzima urushako nyine ni ikintu gikomeye, ni ikintu ugomba gushaka wabitekerejeho. Ngira ngo mwabonye ibaruwa Vestina yanditse ibaruwa ikomeye cyane, avuga ko undi munsi azabona amahirwe yo kuba yashaka undi mugabo, ngo azabanza ngo kumanza kumenya uwo ari we, kumenya aho akomoka, kumenya ababyeyi be, kumenya buri kimwe cyose. Namwe bakobwa rero mwitegura gushaka, ikintu cya mbere ugomba kumenya, ntabwo ugomba gukundana n'umuhungu
umunsi umwe, iminsi ibiri, ukwezi kumwe ngo muhite mubana mu nzu. Ahubwo banza umenye uwo muhungu ni muntu ki, yakuze ate, yakuriye he, ingeso agira ni izihe, umenye niba uzazihanganira, ubone gufata icyemezo cyo kumanika incakwaha, hanyuma musezerane. Nuko rero inama uyu mukobwa tugire ni inama nziza cyane. Reka tubwire nimero ye kubashaka kumugisha inama, kubashaka kumuvugisha, cyangwa se kubashaka no kumuremera, nta wamenya. Nimero ye reka yitubwire. Nimero yanjye ni 0786 6 4 8 5. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Nakagaruka ni mumukunda cyane tuzamugarura, abandi abashaka ko tumugarura bandike muri comment ngo agaruke. Murakoze, Imana ibahe umugisha.